kwezwa kugira ngo twongere tube mu nzira neza kuko dufashe igihe mu ntamba. Ibyo mbikubwire kugira ngo nubona bigize gutyo utazahita wicira iteka ngo Satani akongore ngo ijuru uraribuze, kuko hari n'abantu badasobanukirwa hanyuma yakora akantu gatoya agahita batubu birarangi. Ntabwo birangi. Niyo mpamvu irivuga ngo tuzane n'abazimi kuko irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Turajya kuzana abazimi ariko turabanza dusobanukirwa aho tubazana, nimba natwe tuhasobanuki, hanyuma tuhababwire tubabwira aho byapfiriye, impamvu bavuye mu nzira yari iyi ngiyi, kugira ngo nibagaruka batazongera gusubirayo, kuko twababwiye neza icyo bagomba gukora kugira ngo bagire gute bashikame mu nzira. Niko kuri, niyo mpamvu to tubyiga, niyo mpamvu Yesu yigisha abigishwa. Tubanze dusobanukirwe neza aho tuzababwira baza, tubanze dusobanukirwe ubwami bw'Imana twebwe, hanyuma tujye kububwira abandi, ariko natwe tuzi ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo twajya kubwira abantu ubwami bw'Imana tutazi, ahubwo tuzabanza twebwe tubwige, tubusobanukirwe neza, hanyuma niturangiza kubusobanukirwa tujye kububwira abandi, kuko nitububwira abandi natwe tubusobanukiwe, niba bugeramo ntibazabuvamo, kuko bazaba bamenye neza ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Aha hantu harimo utuntu tune, harimo ibintu bine bigaragaza ko iyi nzira ikomeye. Harimo kwanga, abyumvise? Harimo kwikorera umusaraba, harimo no kwiyanga, harimo no gusiga byose. Ibi bintu nibyo bitumye iyi nzira irushya, nibyo bitumye gukurikira Yesu biruhije, kuko ngo utabyujuje ntabwo ari uwe, utabyujuje ntabwo amukorosinga inyuma. Ni ukuvuga ngo umuntu ubyujuje ibi bine niwe Yesu avuga ngo uwo niwe wanjye, ariko akaba ngo umuntu utabyujuje ntabwo ashobora kuba uwanjye. Rero tuzasobanura ko ijambo rivuga ngo umwenda turimo n'uw'urukundo, none ijambo rikaba rituvuga utanga nyoko, utanga nyina ntashobora kunkorosingaho, utanga se ntashobora kunkorosingaho. Niyo mpamvu dukeneye kumenya Yesu yashakaga kuvuga iki, kuko urukundo nirwo mwenda dufite. Hanyuma rero ruriya rwango utahana uvuga ngo ntabwo ari urwango uru nuru, ahubwo ni urwango uzasobanukirwa icyo Yesu yashaka kuvuga, ariko ntabwo ari urwango, kuko Yesu ntabwo ategeka kwangana. Amen. Hanyuma uzongera usobanukirwe kwikorera umusaraba icyo bivuga, hanyuma uzongera usobanukirwe n'uburyo iyi nzira impamvu iruhije ugomba kwiyanga wowe ubwawe, hanyuma uzongera usobanukirwe ko ukeneye gusiga byose kugira ngo wemererwe kuba uri muri ya nzira. Ibi rero byose nitubisobanukirwa tuzasanga ku nyama n'amaraso bidakunda ko byashoboka, kuri kamere yacu ntibishoboka, ariko Kristo ni udushoboza, ariko azadushoboza ibyo twasobanukiwe, ibyo twemera, ibyo twizeye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ejo tuzagira kare, hanyuma duhite tunavuga inzitizi ho gatoya, hanyuma tuzasubira ku nzitizi no kuba maso dusoza. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Iyi nzira twarayisobanuriwe na Kristo, hanyuma twariho twongera kuyireba neza ngo turebe icyo Yesu yayivuzeho, kugira ngo twongere tuzingatiye, hanyuma twongere dukomere dushikame.